kubasuhuza abakurikiye YouTube channel yacu aho tugiye kubagezaho icyegeranyo twakoze ku muntu ukunzwe cyane hano mu Rwanda wo twita Mirage, aho kuva ku wa kabiri tariki ya 5 Gashyantare 2019 nibwo Museneza Josiane yahawe wabaye Miss Popularity muri Miss Rwanda 2019 yashyikirijwe amafaranga yo kugura imodoka yemerewe na Mirage mu gihe Miss Rwanda yabaga aho yategurwaga, ndetse Mirage akabona umuhate wa Josiane akamwemerera imodoka. Nibwo rero yavuzwe cyane akamenyekana, ariko Mirage n'umuntu ukomeye, ayo mpamvu tugiye kubagezaho ikigeranyo twabakoreye. Mirage akaba nk'umuntu w'icyamamare neza uyu munsi bitewe n'ibyo yakoze. Mirage n'umwe mu banyarwandakazi bageze ku gasongera ko kumurika imideri, ko kumurikira imideri byamamare bitandukanye birimo umuhanzi umunyamerika Neri uzwi mu ndirimbo nka Dairema na Just Dream, ndetse yanakoranye n'umugore wa Jay-Z utwita Beyonce. Mirage ni umunyamideri uhambaye kuko ubu ngubu yamamariza ibyamamare mu mideri nk'umunyamahanga, ndetse wihebeye ubugeni bijyanye n'imyambarire. Afite n'iduka ubu ngubu ryitwa Mimizi rikorera muri Muhima Investment Company. Kandi Mirage asanzwe ari umwe mu banyarwandakazi uzwi cyane mu kwamamaza ibitaramo bikomeye, harimo aho yafashije umuraperi 50 Cent, ndetse harimo n'ibikorwa byinshi akunze gukorera mu Buholandi ubu ahaherereye. Wakwibaza ngo ese Mirage urabona atari umuntu mwiza?